Ese wari uzi ko imiti yongera ubushake ku bagabo ishobora gufasha uwayinyoye mu kanya gato ariko ikamusigira ibibazo bikomeye mu buzima bwe bwa none ndetse n'ubw'ahazaza? Muri iki gihe usanga abagabo benshi hirya no hino bakunze gukoresha imiti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bitewe n'impamvu zitandukanye ziba zabagezeho. Nubwo iyi miti bamwe bayifata nk'igisubizo cyihuse kandi cyoroshye, usanga uruhande runini harimo kubyibeshyaho. Hari aho usanga amakuru ajyanye n'iyi miti atangwa mu buryo budasobanutse neza cyangwa se agashyirwa hanze n'abantu badafite ubumenyi buhagije mu by'ubuvuzi. Ibi bituma hari abayikoresha batabanje gusobanukirwa neza uko ikora, ingano y'iyo bakwiye gufata, ntibanamenye niba hari ingaruka yabatera mu mubiri wabo. Ibi bikaba byashyira ubuzima bwa bamwe mu kaga kuko umubiri w'umwe utameze nk'uwundi. Niyo mpamvu ari ingenzi cyane kuganira kuri iyi ngingo birambuye, hagamije gusobanukirwa neza ingaruka zishobora guterwa no gukoresha iyi miti nabi, kugira ngo abantu babashe gufata ibyemezo bifite ishingiro mu buzima bwabo. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Gukoresha imiti yongera ubushake cyangwa ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo bishobora kugira ingaruka zitandukanye ku mubiri ndetse no mu mitekerereze, cyane cyane iyo ikoreshwa nabi cyangwa igakoreshwa igihe kirekire. Zimwe mu ngaruka zikunze kugaragara ni izi zikurikira. Ingaruka ya mbere ni ukubabara umutwe no kugira ikibazo cy'amaso. Abagabo benshi bakoresha iyi miti bagaragaza kubabara umutwe bikabije bitewe n'uko imiyoboro y'amaraso iba yagutse cyane. Hari n'abagira ibibazo byo kutabona neza, nk'aho amaso aba asa n'ayijimye cyangwa akabona ibintu bifite ibara ryahindutse ukundi. Ibi bishobora kuba iby'igihe gito, ariko iyo ukomeje gukoresha iyi miti yongera ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina, bishobora gukura cyane bigahinduka ikibazo gikomeye ku maso no mu gihe kizaza. Ingaruka ya kabiri ni uburwayi bw'umutima. Iyi miti ishobora kongera umutwaro ku mutima kuko ituma umutima ukora cyane kurusha ibisanzwe, cyane cyane mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo umutima usanzwe ufite intege nkeya cyangwa se ufite ikibazo cyihariye, gukoresha iyi miti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gutera indwara zikomeye nko guhagarara k'umutima cyangwa se kurwara kw'imitsi y'amaraso ijya ku mutima. Hari n'igihe umuntu ashobora kugira uburibwe mu gituza cyangwa se agahumeka nabi. Naho ingaruka ya gatatu ni ingaruka ku mpyiko ndetse no ku mwijima. Imiti myinshi tunywa inyura mu mwijima ndetse no mu mpyiko kugira ngo isohoke mu mubiri. Iyo ikoreshejwe nabi cyangwa se igakoreshwa igihe kirekire, ishobora kwangiza ibi bice by'ingenzi by'umubiri kuko bishobora gutuma umubiri unanirwa kuyisohora neza hanze, bigatera uburozi mu mubiri, bigakurura n'ibindi bibazo bikomeye, harimo kubyimba k'umubiri, gucika intege cyangwa se guhindura imikorere y'indi miti umuntu ashobora kuba asanzwe ari kunywa ku ndwara runaka. Ingaruka ya kane yo ni uburibwe cyangwa se gukomera kw'igitsina bikamara igihe kirekire. Iyi ni ingaruka ishobora kuba mbi cyane, aho igitsina gishobora gukomeza guhagarara amasaha menshi birenze ibisanzwe, rimwe na rimwe bikanamubabaza cyane ku buryo yanatabaza. Iyo utavuriwe kwa muganga bishobora kwangiza imitsi n'utundi duce tw'igitsina, bigatuma umuntu ashobora no gutakaza burundu ubushobozi bwe busanzwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Naho ingaruka ya gatanu ni ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso uhindagurika cyane. Hari imiti myinshi igira uruhare mu gufungura imiyoboro y'amaraso kugira ngo amaraso atembere neza mu gitsina. Ariko ibi bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ugabanuka cyangwa se ukazamuka cyane ku buryo butunguranye. Ibi bishobora gutera isereri, gucika intege, kuzunguruka umutwe ndetse no kugwa igihumure mu gihe gikomeye. Ku bantu basanzwe bafite ibibazo by'umutima cyangwa se umuvuduko w'amaraso, bishobora kuba bibi kurushaho kuko byongera ibyago byo gupfa bitunguranye. Ingaruka ya gatandatu ni ukuba imbata yo gukoresha iyi miti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina
ugatakaza ubushake busanzwe bw'umwimerere w'igitsina. Hari abagabo batangira gukoresha iyi miti bakumva ko batakora imibonano mpuzabitsina batayinyoye. Ibi bituma umubiri n'ubwonko byiyumvamo ko ari ngombwa buri gihe, bigatera igisa n'ukwiyizera gake ku bushobozi bw'umubiri busanzwe, ku buryo yumva ko atayinyoye yasubira imbere y'umukobwa cyangwa se y'umugore mu gihe cy'imibonano. Ibi bishobora no kugera ku rwego rw'aho umuntu atakibasha kugira ubushake bwe bwite cyangwa se ubushobozi busanzwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe cyose atanyoye iyi miti. Hari kandi n'ingaruka zijyanye n'imibanire ndetse n'imitekerereze, aho umuntu ashobora gutangira gushyira agaciro gakabije ku gukora imibonano mpuzabitsina kurusha ibindi bice by'ubuzima, cyangwa akagira impungenge nyinshi igihe cyose atayibonye. Ibi bishobora kwangiza umubano we n'uwo bashakanye, kuko ubushake busanzwe bw'umubiri bushobora kugabanuka, bikaba byatera kutumvikana. Nanone hari igihe abagabo bagura iyi miti mu buryo butizewe, nko ku masoko atemewe cyangwa se ku bacuruzi batizewe, bikongera ibyago byo gukoresha imiti imyiganano cyangwa se ifite ibindi byiyongereyeho bishobora guteza ibibazo bikomeye kurushaho, kuko hari ubwo abo barumashana bongeramo ibinyabutabire bitazwi cyangwa se ibindi byangiza umubiri n'ibiyobyabwenge bitandukanye. Wowe ugasanga uguze umuti uzi gusa ko ari umuti ukongerera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo ugasanga unyoye ibiyobyabwenge kubwo kutabimenya, ku buryo bishobora kukujya mu bwonko bikagira ikindi bigukoraho utari witeze. Ikindi gikomeye ni uko hari abantu bayivanga n'inzoga cyangwa indi miti, bikaba byongera cyane ingaruka mbi ku bushobozi bw'umubiri no kugira umuvuduko ukabije w'amaraso uri hejuru cyane, cyangwa se umutima ugahita uhagarara. Iyo umugabo atagira ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina maze ntiyisuzumishe kwa muganga ngo amenye impamvu nyamukuru ituma agira ikibazo cy'ubushake buke, ashobora kwihisha inyuma y'iyi miti mu gihe ikibazo ari ikindi, nko kugira siterese, umunaniro, indwara z'imbere mu mubiri cyangwa se ibibazo byo mu mutwe, maze bigatuma ikibazo cyiyongera aho gukemuka. Ni ngombwa kumenya ko imiti yose igomba gukoreshwa hashingiwe ku nama ya muganga, kuko ariwe ushobora gusuzuma uko ubuzima bw'umuntu buhagaze, akamenya niba uwo muti umubereye, ingano igomba gufatwa n'igihe igomba kumara ikoreshwa. Iyo ikoreshwa nabi ishobora guhinduka ikibazo gikomeye aho guhinduka igisubizo. Biragaragara ko imiti yongera ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina ku bagabo ishobora kugaragara nk'igisubizo cyihuse ku bibazo bamwe bagira, ariko kuyikoresha nabi cyangwa utabanje kugisha inama abaganga bishobora kuzana ingaruka zikomeye ku buzima bw'umuntu none ndetse n'ahazaza. Ibyo twabonye byose bigaragaza ko umubiri w'umuntu ukenera kwitabwaho no gufatwa mu buryo bwitondewe, aho guhitamo inzira zoroheje ariko zishobora kumugiraho ingaruka mbi mu gihe kirekire. Ni ingenzi cyane kwibuka ko ibibazo bijyanye n'ubushake cyangwa n'ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina akenshi bifite impamvu zishobora gukemurwa mu buryo burambye, nko guhindura imibereho, kugabanya siterese, kuruhuka bihagije no kuganira n'uwo mubana mu buryo bwubaka. Ibi bishobora gutanga umusaruro urambye kurusha kwishingikiriza ku miti gusa. Imenyereze kugisha inama muganga cyangwa undi mukozi w'ubuzima ubifitiye ubumenyi, aho kwifatira umwanzuro wo kugura no gufata imiti utazi neza inkomoko yayo n'uko ikora. Irinde kugura imiti mu buryo butizewe cyangwa ku masoko atemewe, kuko bishobora gutuma ukoresha ibinyabutabire bitazwi bishobora kwangiza umubiri wawe kurushaho. Kwitondera aho imiti iva ni ingenzi cyane, kimwe no kumenya niba yemewe n'inzego z'ubuzima. Ni ngombwa guha agaciro ubuzima bwose muri rusange, nko kurya indyo yuzuye, gukora siporo, kwirinda inzoga nyinshi n'itabi, no kwimenyereza gufata igihe gihagije cyo kuruhuka. Ibi byose bigira uruhare rukomeye mu kongera ubushobozi n'ubushake busanzwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina no gutuma umubiri ukora neza. Mu by'ukuri gufata umwanzuro ushingiye ku bumenyi no ku nama z'ababizobereyemo nibyo byonyine byafasha umuntu kwirinda ingaruka mbi no kubungabunga ubuzima bwe mu gihe kirekire. Guhitamo neza uyu munsi nibyo bituma ejo hazaza hawe haguma ari heza kandi hatekanye. Tugezeho igitekerezo cyawe, icyifuzo cyawe ndetse n'inyunganizi yawe muri komenti, kandi niba hari icyo wifuza ko twaganiraho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha,
nabwo watwandikira muri komenti. Ndagushimiye, mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.